ntungi kubashimira kandi bayikaze kuri Mukire TV. Nge nitwa Mr Sam. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igereranya hagati y'inkoko za Kuroyira cyangwa se izi nkoko zizwiho gutanga inyama nyinshi ndetse n'inkoko za Saso cyangwa se izi nkoko zizwiho gutanga amagi menshi cyane. Ese ni iyihe itanga umusaruro mwinshi cyane? Nguhaye ikaze. Nge nitwa Mr Sam. Reka turebere hamwe iri gereranya hagati y'izi nkoko zombi. Ni iyihe itanga umusaruro mwinshi cyane? Ni iyihe yakugeza ku bukire vuba? Ni iyihe yoroshye kuba wakorora? Ni iyihe yoroshye kuba yaguha umusaruro wifuza? Nguhaye ikaze. Nge nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe. Tugiye kurebera hamwe ibyiza bya buri nkoko, hanyuma nawe urakora igereranya ryawe urebe iyi ifite agaciro cyangwa se iyo wakora ntiyihe, ikoroheye ntiyihe, iyo wabyaza umusaruro ntiyihe hagati y'izi nkoko zombi. Kuroyira chicken cyangwa se broilers chicken and layer chicken, ubworozi bw'inkoko zizwiho gutanga inyama nyinshi za broilers ndetse layers chicken nizizwiho gutanga amagi menshi cyane. Nguhaye ikaze rero. Nge nitwa Mr Sam. Broiler farming can be profitable if done efficiently with proper management. Korora inkoko za Kuroyira bifite akamaro gakomeye cyane mu gihe uzitayeho ukaba wazibungabunga mu gihe urimo urazorora. Yes, here there are 18 reasons why broiler farming can be profitable. Tugiye kurebera hamwe ibintu 18 bigaragaza ibyiza byo korora inkoko za Kuroyira, ndetse turarebera hamwe n'ibindi bintu bigera kuri 11 bigaragaza ibyiza byo korora inkoko za Saso cyangwa se izi zizwiho gutanga amagi menshi cyane. Yes, iyi niyo video y'uyu munsi rero. Iyi video niyo mvigufashije, ntugende udakoze like, kandi niba ukeneye andi masomo nk'aya ngaya ntugende udakoze subscribe kugira ngo nayo ujye uyakurikira hano kuri Mukire TV. Isomo rya mbere rero duhereye kuri broiler chicken cyangwa se Kuroyira. Yes, icyambere, high demand for chicken meat. Kuroyira ni inkoko igira inyama nyinshi cyane. Yes, iyi ni inkoko kabisa bizwi ko iyo wayitayeho neza igira inyama nyinshi cyane. Ku mwanya wa kabiri, fast growth rate 5 to 16 week market to be wide. Iyi ni inkoko ikura vuba ku buryo hagati y'ibyumweru 5 na 6 ishobora kuba yajyanwa ku isoko ifite ibiro bihagije byo kuba yaguha amafaranga. Ku mwanya wa gatatu, high feed conversion ratio. Iyi ni inkoko izwiho kuba irya cyane kandi ikagira n'umusaruro ujyanye n'ibyo yariye. Ku mwanya wa kane, low initial investment. Iyi nkoko kuba wayorora cyangwa se iyi ya Kuroyira kuba wayorora ntabwo bisaba igishoro gihambaye cyane. Ku mwanya wa gatanu, fast returning on investment. Iyi nkoko ishobora kuba yagarura amafaranga wayishoyemo vuba mu gihe uyoroye. Fast returning on investment. Ku mwanya wa gatandatu, large market size and growth potential. Iyi ni inkoko igira amasoko menshi cyane. Urugero, utuye nko muri zone y'amahoteli, utuye muri zone yegereye imipaka kuba waza exportinga hanze y'igihugu, cyangwa se ukaba utuye ahantu izi nkoko zishobora kuba zakoreshwa cyane cyane hegere amahoteli, amaresitora. Iyi ni inkoko mu by'ukuri igira amafaranga, ndetse no mu baturage hari abantu benshi cyane batangiye kugira uyu muco wo kuba barya akanyama k'inkoko kuko kaba kameze neza cyane. Ku mwanya wa karindwi, low labor cost. Iyi nkoko ya Kuroyira ntabwo isaba abakozi benshi cyane. Ni inkoko ushobora kuba waplaninga, ukaba wamenya ibiryo irya, ukayiha ibiryo n'amazi n'ibindi bidakaze cyane, ukaba wayorora mu by'ukuri bitagusabye abakozi benshi cyane babifitemo ubuhanga budasanzwe. Ku mwanya wa 8, easy to manage. Iyi nkoko biroroshye kuba wayitunga cyangwa se kuba wayorora, ntabwo igoranye cyane. Ku mwanya wa 9, improve breed efficiency. Iyi nkoko yororoka mu buryo bwiza. Yes, kuba afite imashini za incubator. Iyi nkoko mu by'ukuri barazituragisha zikaboneka ku bwishi, ku buryo nyine breed yayo ishobora kuba yakwimprovinga mu buryo bworoshye cyane. Ku mwanya wa 10, reduce disease risk with vaccination. Iyi nkoko iyo ikingiwe bigabanya indwara ku kigero cyo hejuru cyane. Ku mwanya wa 11, increase meat yield and quality. Iyi nkoko yongera inyama ndetse n'ubwiza bwazo. Ku mwanya wa 12, year round protection. Iyi nkoko mu by'ukuri iba ifite ubwirinzi budasanzwe. Ku mwanya wa 13, flexibility in farm size and schedule. Iyi nkoko mu by'ukuri iba ahantu bitagoranye cyane kandi ikaba idakenera umwanya mwinshi cyane
ni inkoko mu by'ukuri ishobora kuba yakwihanganira ahantu wayororera mu gihe hadari ibindi bintu byayangiriza ubuzima. Opportunity for value added products, example grossed meat. Iyi nkoko igira inyama nyinshi, byo ni ibintu izwiho cyane. Ku mwanya wa 15, reduce land requirements. Iyi nkoko ntabwo ikenera ubutaka bwinshi cyane. Ku mwanya wa 16, minimal environmental impact. Iyi nkoko ntabwo yangiriza ibidukikije. Ku mwanya wa 17, high profits margin per birds. Iyi nkoko igira inyungu nyinshi cyane bitewe nuko yagiye yitabwaho. Iyi nkoko, buri nkoko iba ifite uburyo izagwa umusaruro cyangwa se inyungu bitewe nuko wagiye uzitaho muri rusange. Ku mwanya wa 18, consistent demand for chicken meat making it is a stable industry. Izi nkoko zigira inyama nziza cyane nk'uko twavuze tubigarukaho cyane ko iyo bavuze broiler abenshi bahita bumva izi nyama cyangwa se chicken for meat purpose. Yes, ibi rero ni bimwe mu bintu bigaragaza ibyiza byo korora izi nkoko za broiler. Hanyuma tugiye kurebera hamwe n'ibijyanye n'inkoko zitera, izi zizwi nka layers chicken, aho dusangamo ubu bwoko bwa Sussex chicken. Here there are 12 reasons why layers farming can be profitable. Tukurebera hamwe ubworozi bwa Sasso, ibyiza byabwo ni ibintu bigera kuri 11. Yes, kugeza ngaha niba tukiri kumwe ndagushimiye cyane. Ku mwanya wa mbere w'ikiza cyo korora izi nkoko za Sasso cyangwa se layers, icya mbere high demand for egg. Izi nkoko zigira amagi meza cyane kandi ahagije. Icya kabiri high egg production per bird. Ahangaha buri nkoko itanga amagi menshi cyane, zigira amagi menshi cyane. Ku mwanya wa gatatu long laying cycle up to 2 years. Izi nkoko zitera igihe kirekire. Ibaze inkoko ishobora kuba yamara imyaka 2 igitera amagi mu gihe wayitayeho neza. Iyi ni inkoko idasanzwe. Mu gihe wayoroye ikagera mu gihe cyo gutera, ishobora kumara imyaka 2 ikiguha umusaruro w'amagi kandi uhagije. Umwanya wa 4 low labor cost. Iyi nkoko nayo ntabwo isaba abakozi benshi bo kuyitaho kuko idasaba uburyo bwo kuyitaho budasanzwe. Ku mwanya wa 5 easy to manage. Iyi nkoko biroroshye kuyitunga, ntabwo isaba idamirenge. Ku mwanya wa 6 multiple income stream egg manure and card birds. Iyi nkoko igira amagi menshi cyane, ikagira ifumbire nziza cyane kandi bikaba byoroshye no kuba wayikura mu zide mu gihe yagize nk'ikibazo. Iyi ni inkoko itagorana ku buryo mu by'ukuri ushobora kuyikura mu zindi mu gihe yagize ikibazo, ariko nanone ntabwo zikunze kurwaragurika cyane, zifite umubiri ufite ubudahangarwa. Ku mwanya wa 7 improved better efficiency, improved breed efficiency. Nazo zigira ubushobozi bwo kuba zakororoka mu buryo bwa vuba. Ku mwanya wa 8 reduce disease risk with vaccination. Zigabanya ibyago by'indwara mu gihe zakingiwe. Increase egg size and quality. Zigira amagi manini kandi meza. Ku mwanya wa 10 ija round production. Ni za nkoko mu by'ukuri zishobora kuba zamara igihe kingana n'umwaka zigitanga umusaruro. Ku mwanya wa 11 opportunity for value added product. Izi nkoko zigira akamaro gakomeye cyane gaturutse mu byo zitanga, urugero nk'amagi n'amafumbire meza cyane. Ikitonderwa profitability depend on various factors. Ahanga ugomba kwitonda. Tumaze kukubwira ibyiza byo korora inkoko za broilers cyangwa se broiler kuko zitanga inyama, tukubwira n'uburyo wakora izi nkoko za Sasso cyangwa se laying chickens. Ariko ahangaha hari ikitonderwa. Twavuze ko zose zitanga umusaruro ndetse urebye zose zifite akamaro gahambaye cyane, ariko icyo ugomba kwitondera nuko umusaruro ujyana n'ibintu bikurikira. Ntabwo umusaruro upfa kuza gutyo gusa utarawukoreye. Ikintu cya mbere kigeza ku musaruro mwiza cyane kijyanye na location, ahantu nkororera hameze hati. Iyo video twayikozeho ijyanye n'ahantu ugomba kororera uko hagomba kuba hameze. Management, uburyo uzitaho, izo nkoko uzitaho gute. Market condition, uburyo amasoko ahagaze. Disease control, uburyo indwara uzirwanya. It is essential to contact through research and create a solid business plan before starting any poultry farming operation. Ahangaha barakubwira ko mu by'ukuri ugomba kwitonda kuko umusaruro uterwa n'ibintu ugomba kuba wakoze.
ahantu wororera, uburyo uzitaho, uburyo amasoko ahagaze, uburyo indwara wazirwanya, ndetse n'uburyo ushobora kuba wasacinga amakuru ajyanye n'izindi business zo ku ruhande ukamenya uko ku masoko biba bihagaze. Urugero nk'abantu bacuruza ibiryo by'inkoko nabo bashobora kuba bagena niba uzunguka cyangwa se uzahomba mu gihe ibiciro by'ibiribwa by'inkoko byaba bidahagaze neza. Aya ni amakuru yose uba ugomba kujya umenya ukurikirana umunsi ku wundi. Ndabashimiye rero, njye nitwa Mr Sam. Amahitamo nayawe, uratubwira iyo ubona ifite umusaruro mwinshi cyane hagati ya broilers ndetse na layers chicken cyangwa se saso. Ndabashimiye, utwandikire muri comment niba video wumva igufashije, ukande like, ukande subscribe kugira ngo uzabone n'izindi, ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe muri commentaire. Njye nitwa Mr Sam, ndabashimiye cyane.